twabivamo shyiramo filime twirebere wari coding ikibazo shyiramo filime yes okay mbahaye ikaze reka dutangire episode ikurikira turacyareba Anamika ni hano twagarukiye hari uwazanye imbwa mu bukwe zanye imimbweti ibiri urebe imbwa mu bukwe karabaye bano birabacanga bari mu bukwe bose birabarenga hari uwazanye imbwa mu bukwe rebe bano babibonye baraseka mbanze ari nabo bamutumye cyangwa se bakaba bifitemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyu biramucanga rebe filmu zikeneye ni kuri 0785633208 uyu yarangije ibi ni ibiki kubera icyo uzanye aba bashyitsi batangaje hano mu bukwe arabaza ukuri mpamvu ki dukeneye imbwa mu bukwe mu muryango wanyu harimo amakosa wumve ikaba ari nayo mpamvu y'urupfu rwa Danavanti yari umugabo w'uyu mudamu Asha ndetse akaba ari nawe papa wa Raja. Filime itangira mwarabibonye uko byagenze yikubise hasi arapfa ndetse Gunawanti nawe uranga usigaye afite ikibazo cy'umutima umumereye nabi narebye uburyo abana banyu bavutsemo imibereho yabo byose mbona harimo ikibazo kandi gishobora kuzagira ingaruka mbi kuba zaba bakazana banyu wumve rwose biraza kubababaza cyane ariko mbabwije ukuri ubuzima bwabo buri mu kaga ndavuga bakazana banyu bashobora no gupfa bakazana bashobora no kubipfiramo uvuga ngo uzagerageza kuba umukazana muri uyu muryango ashobora no kubipfiramo uravuga ibiki padi hagombe kuba hari umuti w'ikibazo rero cyane rwose iyo umuti w'ikibazo ni uko ugomba kuba umukazana muri uyu muryango agomba gushyingiranwa n'izi mbwa uwo ni wo muti w'ikibazo rebe umuntu ashyingiranywe n'imbwa abantu ntabwo babyumva bano mbanza aribo babipanze do wewe पंडित जी ये उपाय अगर हमें पहले पता होता iyo tuza kuba twarabimenye mbere तो हमारे धनवंत भाई हमारे साथ होते Danawanti yakaba yakiriho ariko nyine ntimubyiteho शादी हम कुत्तों से करवा लेंगे abandi bakazana bacu basigaye turabashyingiriza imbwa bano birabarenga abandi bakazana basigaye babashyingire ziriya mbwa rwose ubuzima bw'abakazana bacu ni cy'ingenzi kuri twebwe sibyo Asha cyane uyu nguyu buri icyo avuga nta kibazo niba ari uko bimeze babashyingira imbwa shyingiranywe n'imbwa ngo kugira ngo dukosore ikibazo kiri mu mibereho y'abahungu banyu uyu nguyu biramucanga ntabwo bishoboka ibi ngibi se ko ari ubwa mbere mbyumvise uravuga ibiki wa mukobwa we umva abantu bose baba bafite uburyo bakemuramo ibibazo byabo bafite umuti w'ikibazo utandukanye n'uw'abandi nimba padiri ariko abivuze ntago yatubeshya aravugisha ukuri rero ugomba kubaha abakuru genda wicare batangire bamushyingiranye n'izi mbwa abakazana banyu bagende bose bicare hariya reka ndarabyanga njyewe ntago nashyingiranywa n'imbwa ibishoboka muzabaze n'inyoni yarabahakaniye ati muzabaze n'inyoni arabyanze ntago yajya gushyingiranywa n'imbwa ntago bishoboka
kangaka mbanza kaza umupango karaseka genda ushyingiranywe n'imbwa wa mukobwa we uyu nguyu mama waramwoshya लेकिन मैं वही करूंगी जो हमारे बड़े चाहते हैं njyewe ndaza kubaha ibyo abakuru bavuze ko karabyemera kajye gushyingiranywa n'imbwa ko karabizi kazi ko ibingibi byose ari imipango rebe arabyemera ajya gushyingiranywa n'imbwa kurikira unarebe bayise anamika njye wumva nitwa Yaman yitwa Biza Yuza mushaka mujye munyita Prosper none se Yaman bivuga iki ज्यादा मत सोचो और आके बैठ जाओ फिर हल्दी की रस्में भी तो शुरू करनी है bose bagomba gutangira umuhango wa haridi ese Rani aremera gushyingiranywa n'imbwa सोच रही है सब nta mpamvu yo gutekereza cyane है ना जाओ जाके बैठ जाओ genda wicare ushyingiranywe n'imbwa anti ibi ngibi ntabwo ari byo और अगर रानी इन सब चीजों के लिए मना कर रही है तो प्लीज आप लोग जबरदस्ती मत कीजिए rwose Rani niba atemera gushyingiranywa n'izi mbwa muzanye mwimuhatiriza rebe Raju तू बोल रहा है uravuga ibiki तू कितना बोला है रे राजूड़ा Raju rwose we nta kintu ubuzi uri inzirakarengane ज्यादा जरूरी उसकी जान है nta kindi kintu kiruta ubuzima bwerega wa muhungu ubuzima bw'umukobwa nicyo kintu cy'ingenzi asha sibyo मोटा भाभी बिल्कुल aravugisha ukuri pe और बेटा umukobwa nagera ashyingiranywe n'imbwa kugira ngo ataza gupfa 10 मिनट की तो बात है n'iminota mike mwana we rebe सुमुख जय के दंत से कपिलोगज करना लंबो uyu nguyu batangira kumushyingiranya n'imbwa अध्यक्ष iki ni ikibazo gikomeye cyane तानी नमानी आपटे ni imipango आप लोग ये सब कैसे राजा kubera iki Raja के बीच की बात है ना rwose wigerageza kwivanga mu by'abakuru bavuze ndakwinginze माँ क्या फर्क पड़ता है mama ariko ibi ntabirenze मिनट की विधि है mureke rwose dukore nk'uko babivuze ये जिद्दी बेटी कहीं Rani rwose ntabwo yakwiyangiriza mariage ye शादी ना बिगाड़ ले kubw'imyifatire itari myiza विश्वास में चलना ना बहुत गलत है तुम्हारे लिए अंधविश्वास है लेकिन हमारे लिए विश्वास है और बड़ों की इच्छा का मान rwose twebwe niko tubyizera nicyo cyizere dufite रखना चाहिए kandi rwose twizera ko tuba tugomba kubaha abakuru iteka ryose igihe cyose abakuru bavuze tuba tugomba kububaha उसकी शकल ही बता रही है Rani ntabwo ari bubyemere ndabizi ndetse n'isura ye irabigaragaza चल के रहेगी rero iyi mariage ntabwo izigera iba arabizi ko Rani atari bwemere gushyingiranywa n'imbwa ngo kugira ngo abone gushyingiranywa n'umwana wabo अगर हमारे राजा बेटे और रानी बिटिया का मन नहीं है तो इसका और क्या उपाय है एक उपाय है यजमान जी iki ngiki cyari cyo gisubizo cyonyine gihari kimwe rukumbi cyangwa se umuti w'ikibazo आपको ये शादी का मुहूर्त टालना होगा rero ubwo ngubwo rwose ubukwe bwabo mubwegezeho imbere ने के बाद muhindura amatariki गुरु की महादशा बदलने के बाद शुभ मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में आप राजा और रानी की शादी करवा देना ubukwe bwabo babwigizeho imbere amezi 6 urebe kandi ubukwe babwigije imbere abanzi baraza ko babonye umwanya uhagije wo kugira ngo bahagarike ubukwe noneho neza cyane की नियत बदल गई uyu nguyu atangira kwibaza ati byagenda bite Promesse Rwanda hinduye intekerezo या मोटा muri make agahindura ibyo twumvikanye agatangira gutekereza ibindi भाभी को लॉटरी की बात पता चल गई ese byagenda bite bamenye ko hari tombora ya miliyoni 5 cyangwa se amafaranga yatsindiye muri tombora 50 लाख जाएंगे byose byagenda bite uyu nguyu avuga ati miliyoni 5 ziraza kuba zigiye oya शादियों के बाद शादी टालना ntabwo byaba ari byo nanone kongera kwegeza ubukwe imbere bongere indi minsi nyuma y'imyiteguro yose abantu baba bariteguye bibavunnye batanze amafaranga मान लो rero ubwo ngubwo emera ibyo padiri yavuze जो तुम लोग की इच्छा हमारे लिए तो सब ओके हैं अरे नहीं oya oya ये महीने तो बहुत बड़ा समय है amezi 6 ni igihe kinini क्या ठीक रहेगी है ikindi kandi gushyingiranywa n'imbwa byo ntacyo bitwaye के दंत से कपिलोगज uyu nguyu akomeza gushyingiranya imbwa विनायक n'umukobwa uranga bise ngo ni Jarana arabashyingiranya koko ndagubwiye ntago intambara ziba ziri mu miryango ntago ziba zoroshye uburyo umukobwa yemera kwicara bakamushyingiranya n'imbwa ebyiri bakabahambiranya bagabapfundikanya akabyemera अब आप फेरों के लिए खड़े हो iki ni ikibazo रुक ibi जाइए byose ni ukugira ngo bahagarike Rani ndetse na Raja kugira ngo batabana
padiri rekera, padiri rekera, sitopaho. हाँ तो क्या कह रहे थे आप? uravuga ibiki? उससे शादी क्यों करनी पड़ेगी? kubera iki ngomba gushyingiranwa n'izi mbwa? कारण और नहीं Reba. तो none se byagenda bite ndamutse nanze gushyingiranwa n'izo mbwa uvuga ngo nshyingiranywe nazo? नहीं करोगी तो nudashyingiranwa nazo तुम दोनों की जान को खतरा है। ubuzima bwawe buraza kuba buri mu kaga, tutaretse n'ubwa Raja. nyine kubera iki gute? मतलब कि वो मैं नहीं nanjye ntago mbizi nyine, जानता, लेकिन ये ariko कि तुम दोनों की मृत्यु निश्चित हो सकती jewe ndabizi ko mwembi babiri muzapfa. baramubaza ngo gute? ntago mbizi ariko ndabizi ko muzapfa. कैसे होगी मृत्यु? nyine mbwira gute tuzapfa, bizagenda bite? rebe, padiri buri icyo avuga kuko nawe ari hano abeshya. abantu mutumye turabazi. ये लड़की Rani ari mu biki, ari gupanga ibiki? kariya ko kazi imipango ntago kabyanga. uyu nguyu icyo yakiramurenga arimo arabeshya. ने का मतलब कोई कोई तरीका तो होता नहीं है। अरे मृत्यु तो मृत्यु है। nyine icyo mvuga nta mpamvu yo guhagarika urupfu, nyine mugomba gupfa, niko bimeze. बिल्कुल। ngaho mbwira, तो ये तो पता होगा ना tuzapfa ryari rero? tuzapfa ryari? बहुत जल्दी, मतलब vuba vuba ahangaha, vuba ahangaha. बहुत जल्दी। कितना जल्दी? nyine vuba bingana iki? vuba aha, vuba. हल्दी की रस्म के बाद 10 minota 15 15 minutes nyuma yuko umuhango wa haridi urangiye. ठीक है, sawa nta kibazo, अभी के अभी देख लेते हैं। reka tubirebe, reka tubirebe. ngo ni mu minota 15 nyuma yuko umuhango wa haridi ubaye, nibwo abashyingiranywe n'aba basore bazapfa kubera ko ngo mu mivukire yabo n'ibizi z'ubuzima bwabo harimo ikibazo. uyu nguyu ari kubeshya, do bacana amasiri baramuvumbuye. ni ukuvuga ngo iyo haridi reka bayikore nyuma y'iminota 15 turebe ko bapfa. hari umuntu ugira kwizera akavuga ati nimpfa mfe n'ubundi ntawuzarama, ntabwo uzaramba nk'umusozi. ariko mwe muri kureba iyi filime muzarama mu izina rya Yesu, muzarama cyangwa se rya Muhammad bitewe n'ukunda cyangwa wizera, uzabaho mu izina rye, mu izina rya Yesu. muhango wa haridi uyu nguyu yayisaza, bakora ibyo bakora, bakora icyabazanye, bareba ko iyo nyuma y'iminota 15 iri buze kuba. ibyo bikangisho bya satani mujye mubijyana ahandi. toka. umukobwa afite kwizera guhambaye. हल्दी लग चुकी है पंडित जी। padiri 15 नहीं बल्कि urabona ko rwose bamaze kunsiga tamik. 20 मिनट रुक जाते हैं। tugiye gutegereza अगर मैं जिंदा रही तो आपका rero ninguma ndi muzima, अंधविश्वास मर जाएगा, और अगर मैं मर गई तो आपका अंधविश्वास जिंदा रहेगा। ठीक है ना? reka barebe niba umukobwa aguma ari muzima cyangwa ari bupfe. nyuma y'iminota 15 umukobwa we yabaye iminota 20. yaje kwicarana ariko nafite ubwoba, ariko nanone kwizera kuranesha. bano barategereje, yanze gushyingiranwa n'imbwa. iyo minota 15 reka itegereze turebe ko hari icyaba. barategereza, barategereza bose bareba ku masaha. kurikira unarebe 0785533208. नहीं चाहिए। mwana wanjye nywa ku mazi. मत कर, mama nta mazi nshaka. थोड़ा पी ले। wifunga umutwe nywa ku mazi. पानी पी लो ना। Rani nywa ku mazi. अच्छा भी बोल रहा है ना? लो। Raja arabigusabye sibyo? Fata ku mazi unywe, nunagenda ugenda udashonje. iyi ni Anamika, yumva nitwa Yamani, nitwa Ministre Jackson. anywa ku mazi, nk'uyu ku mazi arakorora. Rebe, aha niho abantu batangira gukeka koko kari byo. Hey! Mukobwa araraba itamanuka hasi. Mukobwa yamanutse hasi. Bigenze bite? Ese koko byaba ari byo? Mukobwa yikubese hasi.
ntabwo tuzi ngo bigenze bite. Rani bigenze bite? Rani kanguka. ये पंडित जी ने सही कहा था। Padiri yavugishaga ukuri. अब निश्चित है। Uyu mukobwa yararemewe kuzapfa akiri muto. प्रकोप, ये Iki ni igihano cy'Imana. Rani arapfuye. Uyu nguyu yarira amarira y'ingona. लड़की चली गई। Rani arapfuye. मेरी सौभाषा पे पानी फिर गया। Kecuru yarasakuje. Arasakuza. Sakuje. Umukobwa aracyari muzima kumbe mukecuru. Yabirotaga kandi yabirotaga hagaze. Nibyo ahubwo ari kwifuza ko byaba kugira ngo hagaragare ko yavugaga ukuri ariko nta kuri kuri mu byavuze. Ariko bitarebe ko ego je man rebe uyu mukobwa aracyari muzima ariko bita ndi mu nzozi ndarota uyu mukobwa kucyadapfa. Umupango wacu ntago ugezweho ntago bikunze. था रानी अंधविश्वास में नहीं Rani ibi byose ntago wabyizereramo. पर ये तो इसने तो भलाई टाल दी. Rero urabona ko birangiye yangije ibintu byose. 20 मिनट तो हो भी गए. Minota 20 yamaze gushira kandi padiri yatanze iminota 15. बस भी नहीं उखड़ी. Urabona ko nta kibazo na kimwe afite. Minota 20 yageze. Promesse Rwanda bibatangariza. चूहे बिल्ली भी मंगवा लेते. Rebe minota 20 yageze kandi Rani ntacyo yabaye. Ibintu byo kumushyingiranya n'imbwa ntago byakunda. Arahaguruka. Sasa rero padiri urabona ko igihe kirangiye. आपका अंधविश्वास हार गया पंडित जी. Padiri aratsinzwe. Rebe Padiri aratsinzwe. Yaraje kubeshya ngo abakobwa ngo nibadashyingiranywa n'imbwa barapfa. Byarangiye padiri bamutsinze. Biragenda bite biraherera he? Ndaje dukomeze.